Ni iby'agaciro kuba muri kutwumva, ndabasuhuje. Ni kenshi mu matwi yacu twumvise aya magambo: isi, ibihugu, ubukungu, leta ndetse n'abaturage. Muri iki kinyejana turimo, aho ikintu cy'ingenzi kuruta ibindi byose ari amakuru, benshi ibi ntabwo tukibyumvisha amatwi yacu gusa, ahubwo ubu dushobora no kubirebesha amaso yacu hamwe n'ikoranabuhanga. Ubu biroroshye cyane kuba uri hano mu Rwanda ukareba ibiri kubera mu kindi gihugu kiri ku wundi mugabane hirya cyane ya Afurika hamwe na interinete. Ibi ndi kukubwira aka kanya bifite ibihamya, kuko ubu benshi tugendana ibikoresho by'ikoranabuhanga nka smartphone, mudasobwa ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Ibi byose akazi kabyo ni ukudufasha koroshya ubuzima, kubona amakuru agezweho kandi ku gihe. N'ibindi kukubwira aka kanya ni amakuru kandi agezweho. Uwa mbere utanguranwa n'abandi bose, ukore subscribe kuri YouTube channel yacu. Ngende Tuyikunde Eri, karibu cyane mu kiganiro. Ubu turi mu ntangiriro z'ikinyejana cya 21 mu mwaka wa 2024. Uyu munsi tubona ko ibintu bimeze neza, hari iterambere ryo ku rwego rwo hejuru mwene muntu yaba yaragezeho mu mateka ye hano mu isi. Ariko kugira ngo ngiye kuvuga tubashe kubyumva neza, munyemerere tubanze dusubire inyuma tujye mu mwaka w'1400. Muri iki gihe isi yari ituweho n'abantu bake cyane, ubutaka bunini bwari bugizwe n'amashyamba. Hejuru ku mpera y'isi hari urubura, ibyo bigatuma hahora hakonje. Muri uyu mwaka kandi ntibyari byoroshye kubona amakuru, kuko bumwe mu buryo bwo guhererekanya amakuru bwari butaratera imbere neza nk'uko bimeze uyu munsi. Icyakora bumwe mu buryo bwari bwizewe bwo kubona amakuru kwari gukoresha inyandiko, ariko kandi inyandiko nk'ibitabo byari bihenze cyane kuko amacapiro makeya. Kandi muri iki gihe si benshi bari bazi gusoma cyangwa ngo bamenye kwandika. Gusa hamwe na hamwe mu bice by'i Burayi hari abantu b'abahanga banyuze mu mashuri atandukanye na za kaminuza zikomeye hano mu isi. Kubw'umusanzu w'aba bantu, ibitabo bivuga ku mateka, ubumenyi bw'isi, ubuvanganzo, imibare n'izindi ngingo nyinshi zitandukanye byari bitangiye kuboneka. Ubwo tuvuze ku bumenyi bw'isi, munyemerere tugaruke gatoya. Muri iki gihe nibwo abanyaburayi bari batangiye kwifashisha ibishushanyo cyangwa se amakarita ngo bagaragaze ibice bimwe na bimwe by'isi bishushanyije ku mpapuro. Abanyaburayi b'iki gihe bari bazi ibice bike cyane by'isi, ibyo bituma bihatira kumenya ibindi bice mu cyo bise ingendo z'ubuvumbuzi, adventure of discoveries. Ahangaha nibwo umugabo nka Christopher Colomb yatangiye kumenyekana kubera ingendo yagiye akorera mu bice bimwe na bimwe by'Uburayi. Christopher Columbus was an Italian explorer, navigator, and colonist who completed 4 voyages across the Atlantic Ocean. He is remembered as the principal European discoverer of the Americas, and he helped to bring the Americas to the forefront of Western consciousness. Mu maso y'abanyaburayi. Kimwe mu bikoresho byifashishijwe ngo hakorwe ubuvumbuzi cyari ikarita. Ibi twabivuzeho haruguru. Ikarita ni igishushanyo kigaragaza igice cy'isi runaka kiri ku rupapuro. Ubu biroroshye ko hamwe n'ikarita wakwerekana imirwa mikuru y'ibihugu, wakwerekana Kigali, wakwerekana New York, wakwerekana imirwa mikuru myinshi cyane ndetse n'ahandi hantu henshi wifuza kwerekana. Si ibyo gusa, ahubwo ubu hamwe n'ikarita wakwerekana isanzure, wakwerekana imigabane. Gusa hari ikiguzi bigusaba kugira ngo ube wakoresha ikarita: ubumenyi. Ubumenyi ni ingenzi, ni nayo mpamvu benshi nyuma yo kuvuka tumaze imyaka mike cyane badutangiza amashuri, ndetse ubu kugeza uyu munsi amashuri yibanze ku myaka 6 yose ni itegeko, buri wese agomba kwiga. Gusa hari itandukaniro, ni ukuvuga ibyo twiga cyangwa se twigishwa mu myaka yose twaba turimo usanga hari igihe bidahura.
ni ukuvuga ko ibyo umwana wa hano mu Rwanda azi cyangwa se yigishijwe ntabwo bihuye neza n'ibyo undi mwana wo mu kindi gihugu runaka nka Portugal cyangwa se igihugu cyawuvukamo yigishijwe. Ibi biterwa n'uko buri gihugu kiba kigomba kugena ibyigishwa cyangwa se kikagena umurongo mugari w'ibyo cyifuza mu banyagihugu bacyo.